mu rwogero. Ibi byose ubizi gute? Ibyabaye ku mukobwa byose arabizi. Ibi byose wabimenye gute? Ibintu byose byambaye wabimenye gute? Ese byose ubona mu nzozi zawe? Nimba ukari ukuri, ndizera ko hari imbaraga. Hari imbaraga wenda zishaka kugutabara zibinyujije muri njye. Umusore ko yashamubwira Aditya atari wabona hari imbaraga zishaka kugutabara zibinyujije muri njye, kuko umusore ngakomeje kurota ibiba kuri uyu mukobwa byose. China ndabizi muno ntabwo unyizera, ariko ugomba kunyizera. China ndakwinginze nyizera. Umukobwa yatangiye kwibuka uburyo babanyemo. China nyizera. Sharatangira kwibuka uno musore bagikunda, uno musore yarajyaga akantu, yarabayaga, yarayoyomaga, byose yarabikoraga. Tangira kwibuka umusore umubwira ngo babane, ndashaka gutabara. China nyumva akibuka uburyo yajyaga kimufata ku ngufu, ndekura ntago mbikeneye, nta bufasha bwawe nkeneye. Sasa umusore kumubwira ngo amufashe, umukobwa yatangiye kwibuka bagikunda, umusore nta kiyobyabwenge atangwaga ndetse yamufataga no ku ngufu. China ndakwinginze nyumva. Ndetse no rano umuntu yakwizera. Ati Rohani kubera nkunda byatinda byatebuka n'ubundi azagira hanyizere ko ibyo mubwira ari ukuri ko mu nzu harimo ikindi kintu. China ndakwinginze nyumva. China ndetse nzi n'ibiri bukubeho rino joro. Urashaka kubimenya? Ntabwo nshaka kubimenya. Umugabo ngo yarose n'ibiri bube kuri uyu mugore ninjoro. Umukobwa yanze kumva ngo nuko no mugabo bigeze gukunda, no mugabo ari ikirara ari imbobo. Abaya arya kantu yaraje agura kamera. Zimwe zikamera ninjoro n'amatara yaba atari kwaka ziba zite night vision. Irakamera ukagira ngo ni kumanywa. Ayitereka ayirebesha ku buriri bwe. Ize gufata ibintu byose biri mu mubeho. Arangije araza, ayo masho kandi ari kujya he? Ari kujya kuri laptop. Mu gitondo yaje kureba nimba nta kintu kamera yafashe. Arareba nimba nta kintu amashusho yafashe. Hari urwo yabonye rucaho. Hari urwo yabonye ruco, murarubonye? Subiza inyuma arongera rubona ruco mu cyumba cye turashize. Ararubona. Yararubonye. Rihani. Ngwino turebere Rihani. Ngwino nkwereke mu cyumba cyanjye. Ya myuka mbi nakubwiraga nayifashe kuri kaskwete. Kuri kaskwete niko bayita, ni kasete kaskwete hafi aho. Ngwino urebe. Aza kumwereka. Reba ni segonda. Umugabo arareba. Ndebe iki? Umugabo ntago ayibona kandi umugore yayibona. Nari nabibonye saa 8:55 ndetse na saa 9 z'igitondo z'ijoro mbega AM. Byari biri hano. Aramwereka. Umugabo nabyabona, natwe turabibura kandi mu kanya twari tubibonye. Sheri uri kunyereka iki? Sheri nukuri ngiye nabibonye, imyuka mibi nayifashe ku mashusho yirebe. China nta mwanya mfite, ibyo umugore yarabonye birabura. Sheri nukuri nabifashe amashusho. Ugomba kunyizera. Mu nzu yacu harimo ikibazo, harimo imyuka mibi. Nkuko nakubwiye mbere, ndakwinginze nyumva. Warambwiye ngo wabonye ijisho ngo riri mu rwogero, umbwira ibintu bidasobanutse. Nibyo Rihani, ibyo ngubwira nibyo. Rihani waretse tukava muri inzu tukajya handi. Shayini ntago ari imikino turimo. Turi muri Mumbai. Warambwiye inzu nene naraguze ngo tuyigurishe twimukire muri Romania. Romania naho turageze uri kumbwira ngo inzu tuyigurishe tuyimuke tujye mu yindi. Ibi ni ibiki? Iyi ntago ari imikino, njye se ndi komisiyoneri wo gurisha inzu. इस घर का 6 महीने का एडवांस दे चुकी कंपनी में उन्हें ये नहीं बोल सकता कि मेरी कंपनी yanyishyura amezi 6 y'inzu ngo mbe nyikodesheje, yankodesheje amezi 6. Rihani तुम्हें हो क्या गया यार? Ese ubundi byakugendekeye bite kuva twagera hano? Warahindutse. Duty लगती है. Byose ibintu byose ngubwiye ugira ngo ni ibinyoma. Kubera iki? Hari igihe gira umugabo ugasanga nta cyizere umugore. I have a business to run. Umva Shayina mfite akazi kenshi ko gukora, mfite business. Rero muyimumba barenge mu kazi. Rihani umugabo ntago yumva ibyo umugore amubwiye. Turabazi yo ni imiteto. Ni bwa bwoba bwanyu nk'abagore. Umugore yatangiye kwibuka yicaye hano ati nzi nibiri bukubeho ninjoro. Umusore yari yabimubwiye, we yanze uwo munsi yamuciye amazi. Kumbe ko ninjoro haje imyuka mibi, umukobwa aranayifata. Ati iyo myuka mibi ntago wayifata kuri kamera. Niyo wayifata kuri kamera iyo myuka mibi niwe uri buze kwireba, nta wundi uri buze kuyibona. Bivuze ngira myuka mibi kuri kamera yafashwe kuri kamera, uwayireba wenyine n'uriya mukobwa, ariko abandi ntago bayibona. N'uriya mukobwa natwe nitwe twenyine twabona iriya myuka mibi. Natwe dufite imbaraga buriya zidasanzwe. Uranyumva? Namwe mwice murebe iyi filime ufite ibibaraga. Shira kuba muroga cyangwa murogisha cyangwa kureba imbere ye. Gasani
arakibura. Nakubwiye wabonye nyinshi. Iki ngiki muri hano bakita sirigori. Ni umwuka ufite imbaraga zidasanzwe. Ati uyu mwuka ntabwo uri kuguhiga ahubwo uri gushaka kwihorera. Sasa yaje gusobanuza wa musore. Ndetse umwuka uri mu rugo rwawe umeze nk'uyu mwuka uri kubona hano, urukoko rumeze nk'urunyamaswa ngo ruza ruje kuguhiga. Bigaragara uyu muzimu hari ikintu ushaka kwihorera mu rugo rwawe wawukoreye. Ese nawe ujye ubona mu nzozi zawe? Yego. None se wava muri ruriya rugo nkimuka byagenda gute? Ntacyo byamara. ईंट पत्थर की दीवारें तुम्हारे लिए घर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नहीं. वो तो अपना घर तुम्हारे शरीर को बनाना चाहता है. Ati ushobora kuba wakwimura inzu ukajya mu yindi nzu yariye yose, gusa uriya muzimu ntabwo wifuza, ntabwo ugukurikiye inzu utuyemo ku buryo ngo niwe muri inzu uri bukuvyo. Ahubwo uriya muzimu urashaka gufata umubiri wawe akaba ari hutura. Mbega wajya wose umuzimu wagusanga mpaka utuye muri wowe. Shaina, uyu muzimu ntabwo wapfa kwikuraho byoroshye. Kubera iki? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? Ese muzimu nawe ukoreye iki? इस बात का बदला लेना. Kuki muzimu ushaka kunyihoreraho? शायद तुम्हें तो बस सिर्फ हर्ट कर रही है. Uriya muzimu uri kukubabaza ariko wihorera. Menya warawuhemukiye. Ku musore avuga बदला वो रेहान से लेना चाहती है. Ati uriya muzimu urashaka kwihorera kuri Rihani. Bivuze ngo Rihani yari cyo yakorewe muzimu? Yego, uriya muzimu uri gushaka kwihora kuri Rihani, niyo mpamvu iri kugutesha umutwe. Nyagasani, Rihani yari icyo yakoreye uriya muzimu, uwo mwuka mubi. Biramucanga. Wow. Hakuzi ko ndi ikigoryi, uzi ko mbibonye ko kutigeze uhinduka Ditya, urayoyoma n'ubu. Uracyayoyoma. Uri kunyinisha, wiba ikigoryi Shaina. Ntabwo ndi kugukina. Gitekerezeho. Reba ibintu byose utigeze umbwira urumva narabimenye gute? Nimba ibyo ndota wo kari ukuri nkabikubwira wibisuzugura, kuki mbimenya kandi ari ibanga ryawe? Shaina ashobora kuba ari ibanga. Hari ibanga Rihani yaguhishe atigeze akubwira. Arashobora kuba arinjiye mu nzu yanjye w'ibikigoryi. Sinshaka kugusengera, ndashaka kugufasha. Ibiri kuba mu nzu yawe byose ni amakosa y'umugabo wa Rihani. Ibiri kugutera n'imizimu ni amakosa ya Rihani. Shaina nyumva. Ibiri kukubona amakosa ya Rihani. Rihani yakoze iki? Ngo umuzimu ashobora kuba yarawuhemukiye. Ndabizi Rihani hari ikintu ari kuguhisha wa mugore we. Nawe ndagira ngo ukomeze ubyibaze. Ese urashaka kumenya ikintu umugabo ari kuguhisha? Ese iryo banga uzi ryari ry'umugabo yaguhishe? Ni irihe? Ndikubwire madam. Oya, wirimbwira. Ntaryo nshaka kumenya. Kuko nzi ukuri. Ukuri nzi nuko kubera yuko nakwanze nkaguta nkagucika. बदला वो स्पिरिट नहीं तुम लेना चाहते हो मुझसे. Niyo mpamvu ushaka kunyihoreraho umbeshya. Umugore acaho. Yanze kumva inama, gusa wanze kumva niyanze no kubona. Umugore ntibyatinze yaratashye. Uko yagatashye yareba umugabo we Rihani, akeba kuri ya mugabo Aditya yamubwira ati Rihani umugabo wawe hari ibanga guhisha. Ibyo bimenye. Yareba umugabo akabona umugabo ahora ari bize mu kazi. Umugore yamubwiye ati umugabo hari ibanga guhisha. Gusa rukuntu usanga umugore yizera umugabo cyane. Avuga ati ntabwo umugabo wanjye yamisha. Twatangiye batubwira ati amabanga ni umwanzi w'urukundo. Ibanga cyane cyane twatundi duto tumusuzugura. Allo, yaramuhamagaye. Umugabo ntago akikoza umugore. Umugore aba yicaye muri salo wenyine, umugabo ari mu kazi ku manywa na ninjoro yatashye bari mu kazi. Nakaririmbo ati ndabyemera kutakinkunda na rimwe. Nakaririmbo bigeze gukundanaho. Nago kinyibuka. Nanjye nago nyikwibuka. Barahamagarana. Katurori. Akanuko kafashwe uraza gusobanukirwa hari impamvu biba bigenze gutyo. Katwikomereze. Byatinze. Umugore yaje hano. Amagambo yagiye yandika ku muryango ku nzu. Ni ya mico y'Abahindi.
yarasohotse. Zagura na Aditi. भी बताना चाहते थे मैं सुनने None ubu ngubu ndi tayari kumva ibyo mbwira byose mbwira. एवरीथिंग आदित्य Mbwira buri kimwe Aditya. Yaje kureba Aditya. उसने जो मुझसे छुपा रहा है Ese ni icyo mugabo wanjye yakoze ari kumisha. Mbwira buri kimwe. रेहान ने किसी का खून किया है. Rihan umugabo wawe hari umuntu yishe. Umva amagambo. Iki? तुम्हारे मुंबई जाने से पहले जान ली थी उसने किसी. Umugabo wawe hari umuntu yishe mbere yuko musubira muri Mumbai. Shana is that person's spirit that wants revenge. Ndetse umwuka cyangwa se umuzimu w'uwo mugabo uwo muntu umugabo wawe yishe niwo muzimu uri kugukurikirana uri kuguhiga ushaka kwihorera. Listen to me. Ndagira ngo nyumve. I'm very sorry. Mbabare Shayina. Shayina. Oh my god. Mana yanjye. Rehan's a murderer. Rihan ni umwicanyi. Rihan umugabo we wari umuntu yishe. I can't believe that. Ntabwo nabyizera. मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था शाना. Nanjye ntabwo nabyizera Shayina. लेकिन एक तरीका है. Ariko hari uburyo twabimenyamo twamenya ukuri. अगर रेहान ने ऐसा कुछ किया है. Nimba Rihan kuko yari icyo yakoze cyangwa bishya. Daninyi. मैंने अपने सपने में देखा था कि nabibonye mu nzozi zanjye ko के बाद उसने अपने ko umugabo amaze kwica umuntu पाए थे. hari ahantu yahishe imyenda yari amaze kwicaramo uwo muntu कोई रिपेयर वर्क चल रही थी. ndetse ibi byabereye mu nzu mwari mutuyemo mbere. एक फॉल्स वॉल बन रही थी. araza kuhamwereka. वो कपड़े वही होंगे. ati mu nzozi zanjye anerekwaho umugabo wamaze kwica uwo muntu aho yahishe imyenda yuzuye amaraso. लेकिन 2 महीने से ज्यादा कोई टिक नहीं पाया. वो घर आज भी खाली है. हमें उस घर में जाना होगा. ati iyo nzu mwabagamo kubera umuntu wapfiremo mugahishamo imyenda umugabo wagahishamo imyenda nta wundi muntu wabasha kuyituramo ngo amaremo amezi 2 ntibibaho. baje kumwereka ngo uno mugabo ahora birota akura y'ishashi kumbe koko arasa nk'arimo ibyenda ngo ni ibyenda umugabo amaze kwica umuntu aho yahishe imyenda yuzuye amaraso. Katururi kure bano Rihan Kana कपड़ों पे अपना इनिशियल्स करते हो yatangiye kwibuka umugabo we iyo yaguraga imyenda yandikaga izina Rihan Kana ngo wandika ku myenda yawe nkaho uri umunyeshuri ukiri mu kigo cy'amashuri. Umupira urano urimo amaraso. Umupira urano urimo amaraso kandi handitse izina ry'umugabo we. Uno mugabo Aditi yaramubwiye ati umuzimu uri kuguhiga ni umuzimu w'umuntu wishwe n'umugabo wawe. Amwiretse naho yahishe imyenda. Uyu mugabo Aditi ngo nibyo ajya yerekwa ajya abibona. Harakuna abantu bagira yerekwa nanjye arabambwiye ngo baranyeretswe. Shayina wari uri hehe agiramo ubwoba ko naguhamagaye cyane wari uri umugore yamutinye abonye ko umugabo hari umuntu yishe n'umwicanyi. Shayina Shayina ni ikibazo cy'umugabo umugore yatinye umwicanyi nakumenya ihuni ku mutima. Shayina ni ikibazo cye umugore afite ubwoba bonye umugabo agiramo n'ubwoba arabona uno mugabo yamenye ko ari umwicanyi hari umuntu yishe akinga umuryango ndetse ni nawe wamuteje umuzimu wishe umuntu w'abandi none umuzimu w'uwo muntu uri guhiga nge. Fungura umuryango Shayina. Ibi ni ibyabaye bakimukira hano ni ibyo turi gusobanurirwa. Ibi ni amagambo yanditswe n'umupfumu ariko twereka ubuzima Shayina yabayemo yanyuzemo bakigera hano bahamaze ukwezi. Ibi ni ibyabaye muri iyo minsi ya mbere bakihagera. Umugore yaje anafungura amazi amenye ko umugabo wari umwicanyi hari umuntu yishe ajya guhisha n'imyenda ndetse n'ikimenyimenyi imyenda yanditse izina ry'umugabo we RK R.K ariryo bisobanuye Rihan ndetse na Kana. Yararize kibazo bwarakeye turacyari kubwirwa uko byagenze. Zirara zishya umugabo avayo. Mbabarire kanegereze mwambare kandi ni umugore we negereze
umugabo arasohoka umugore yamutinye शायद मुझे म्यूनिक जाना पड़ेगा आज ही uyu munsi ndaza kujya muri Munich मैंने वजह नहीं पूछी रेहान umva ntago nagusabye ngo umbwire impamvu zitumye ujyayo nta mpamvu yatuma umbwira ikikujyanye wegenda ohoha torongera Yesu uzaza kundeba kuri gare ya moshi yarabanje aramuherekeza aramaza nimba azagaruka kumureba Shaina iki ese kimwe kimeze sawa ahubwo we mbwira nimba buri kimwe kimeze sawa umugore yamenye ko umugabo wari umwicanya ari umuntu yishe umaze iminsi witwara mu buryo budasanzwe ndakeka ari ikibazo ese hari icyo uri kumisha ahubwo se ngiye nkubajije icyo kibazo nimba we hari icyo uri kumisha uvugira mu migani umugabo nukubaza umugore ati hari icyo uri kumisha umugore nawe ati ahubwo icyo kibazo ninjye wakakikubajije nimba we ntacyo ufite umisha katurori umugore avayo ibi ni ibyabaye muri kuriya kwezi kumwe bamaze aha ni mu nk'icyumweru kimwe Rehani yagiye muri Munich azagaruka nyuma y'iminsi 2 rero dukora icyo tugomba gukora mu minsi 2 mu minsi 2 tube dukumaze kugira icyo twakora Shaina mbabarire ndabizi buno birakugoye cyane kuri wowe oya Aditya ndashaka kumenya ukuri kose hashobora kuba ari ibanga rikomeye cyane umugabo wanjye ari kumisha ashobora kuba yaratumye nkunda we Rihani kumbo yatumye nkunda atari wewe ndashaka kumenya nimba umugabo wanjye koko twarashyingiranywe ari ikinyoma menye basi ukuri kwisha inyuma y'icyo kinyoma nukuhe lazi ni ijambo ry'igihinde reka tumaze tumenye ninde Rihani yishe hari umugore w'umupfumu reka bari we tujya kureba utuye hakuno araza kutubwira uyu mugore rwose afite imana idasanzwe cyane n'umuganga arakora babita abaganga uriya mugore agukoraho rikaka baje kuraguza umva wa mugore we hari umwuka wa mucakizimu twabonye ku kishushanyo ngo bakita stregoyi hati kiriya kintu kiri kuguhiga kandi kiri kugukurikirana ahantu hose umupfumukazi ikibazo cya kabiri ushaka kumbaza ni ikihe ese umugabo wanjye ibi niwe wabikoze umugabo wanjye yaba ari umuntu yishe uyu aracuragura hitamo ikarita nkubwire hari abaragurisha amakarita ashyira ikarita hasi kuramo n'indi munsi yaje gucuraguza amenye umugabo we kuko nimba ari umuntu yishe byose nibyo umugabo ari gusoma ku rwandiko nawe yabyandikiwe n'undi mupfumu wa mugore umugabo we hari amabanga ari kuguhisha hari ubuzima bw'umuntu yatwaye umugabo wawe ndi kubibona neza cyane hari umuntu yishe ese umuntu yishe waba uzi uwo ari we ese izina ry'uwo muntu ntabwo ryaba riri mu bitekerezo byawe cyangwa isano bari bafitanye ongera uhitemo baje kuraguza umugore amenye umuntu umugabo yishe ninde n'izina cyangwa isano bari bafitanye n'uwo muntu yishe ibyo bapangaga marareba pfumu kureba mu nzuzi ze baragurisha amakarita pfumu kiri kureba mupfuma kiri kureba ari cyamunize ataravuga izina ry'umuntu bishe wibuke ngo umuntu umugabo yishe niwe muzimu umugore hari cyatangiye kumuniga yeshafara hachafara turashize uwo muzimu urashaka kwataguka kwigarurira mutware amafaranga yanyu arimo inyatsi muyatware mumvire hano uwo muzimu uri kuguhiga ni mubi cyane muve hano nariye menshi yabashubije na yabo ubundi nta mupfumu uruka kirazira byarangiye abapfu bariye iby'umupfumu agezemo ubwo umuzimu uri kumuhiga bayita tirigoyi nakubwiye abonye twinshi bamwise ngo bawita tirigoyi ese duhagarara tubanze tunywa agakawa sawa
byabacanze. Gusa umupfumu aramubwiye ati byo koko cyane umugabo wawe hari ubuzima bw'umuntu yatwaye yishe. Yavuze gutwara ubuzima nawe urabyumva, yarabutwaye nyine yaramwishe. Ati kandi hari amabanga guhisha, baje kunywa agakawa. Urakoze. Ese we ntabwo unywa? Oya. क्या सोच रही हो? Ese uratekereza iki? क्या सोचूंगी? Ese urumva natekereza iki? Frankly, I don't even know what to think. Ubu ngubu nta nubwo namenya icyo ntekereza nkubwije ukuri. Shaina, I think you should go back. Shana teka twasubirayo. या तुम्हारी जान को बहुत खतरा है. Ubuzima bwawe buri mu byago hakuri no. Ubuzima bwawe buri mu byago. Kumbe dore hanze. Hanze aho imodoka iri hari icyaje. कहाँ जाऊंगी? Ese twajya he? I go where Rehan's not there. इंडिया वापस चली जाओ. Reka dusubire mu Buhinde. आने के लिए झगड़ा किया मैंने. Nahanganye n'umugabo wanjye mwumvishe ko tugomba kuza inaha. ना चाहती हूँ वापस. None ni gute nababwira ngo dusubire mu Buhinde kumbara imodoka yabo dore ikiri kwinjiramo. Dore ikiri kwinjira. या उससे बताने की. हाँ. उससे कौन सा तुम्हें बता के सब कुछ किया है? Mugabo yaragogeza kubwira igiye kuri ibi byose. Ngiye gushakira itike. Wowe hano ugende ubure kumbe imodoka y'umukobwa dore ikinjiramo. Dore urwinjira imodoka y'umukobwa. इसकी जान बचाना चाहूंगी तो सच नहीं जान पाऊंगी. Ati nkomeje kugerageza gutabara ubuzima bwanjye sinazigera menya ukuri. Truth or death. Great choice. Ati kandi nkomeza no gushaka ukuri bishobora kuza gutuma ubuzima bwanjye bubipfiramo. Ngomba guhitamo ukuri. Esanse y'imodoka itangira kumeneka. Hitamo kuba wa mukobwa we ushobora kuvumbura ukuri kwinshi bigatuma nawe bipfiramo. Imodoka yatangiye gushwanyagurika. Oya. I choose the truth. Misemo kumenya ukuri ibyo umugabo wanjye yakoze. कि सच जानने की कोशिश नहीं करूंगी. Ntabwo nshaka gukomeza nzenguruka mbaza ukuri. Hari ubundi buryo bumwe. वालों का जवाब देना ही पड़ेगा. Ngiye kubaza ari hano ukuri kose mpaka nsubize. Let's go आदित्य. Reka tugenda Aditya. इनसी का खेल अब मैं खत्म करना चाहती हूँ. Iyi mikino yo kwihisha no gushakana ngiye kuyihagarika. Baje mu modoka. Bakigera modoka itangira gucumba. Ibuka hari icyo tubonye kiza cyishwanyaguza. Kibazo ki? Hari cyaje imodoka kirayiyangiza. Reka njye gusuzuma moko. Mukobwa aharambiye kujya aho razenguruka araguza agira atarashaka kujya kubaza ukuri. Kandi ukora kubaza nyir'ubwite. What's wrong? Kibazo ki? Something has damaged the radiator. Hari ikintu cyangije radiator. We'll have to get it soldered. But it's late now. How are we going to get it done? Tugomba kuyikoresha none turabigenza gute duhamagare Kayinamura John niwe mukanishi wa hafi. I think आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा हमें. Huh? But I must get back, Aditya. Ariko ngomba gusubira mu rugo kureba Aditya. Rehan's out of town. Rihani umugabo we ntawe uhari. Okay, I promise. Uzagera mu rugo mbere yukaza nimba imodoka yapfuye tugomba gushaka aho turara radiateri bakayikora. Imodoka yapfuye gusa icyayishe twakibonye. मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. Humura reka turare n'ahantu ntago ndi bukubabaze mu buryo bwari bwo bwose nyizera. Ntago bagenda n'amaguru. Bari mu cyaro abapfumu benshi urabizi n'ahantu baba batuye ni kure cyane. Bari bagiye kureba umukurambere. Urabizi? In a poem by Tagore, we Bengalis know it really well. Tumi kon bhangorer pothele. It means, what strange path led you to me? Najya bati aho wankuye kure ate se niyihe nzira ushaka kunyoboramo ngo niko bajya bavuga. अब बस तुम पे भरोसा है. Nkubwije ukuri muri kano kanya niwe muntu wenyine ndi kwizera. N'umugabo arabona atari kumwizera. Byatinze baje gufata icyumba baryame kuko burasa nk'ubwije. Umugore yavuze ati niwe muntu wenyine nizera kuko niwe muntu wenyine uri kumufasha. Yamaze kumenya ko umugabo nta keza ke, hari umuntu yishe aramuhisha. None umuntu yishe ubuzima ukomeje kumukurikirana. Baje muri hoteli bibuke bigeze bakundanaho kandi abagiranye iminsi myiza. Bigeze gukundanaho katorori. Baje hakunino ati icyumba cye n'uwundi arakata. Katorori yaje mu cyumba cye n'undi ajya mu cye. Ese biragenda bite? Ese umugabo we yishe ndi? Uraza gusobanukirwa. Umugabo ngo ari umuntu yishe
none umuzimu uri gukurikirana umukobwa ngo kandi uwo muzimu icyo ushaka nta kindi ni ukwinjira mu mubiri w'uyu mukobwa ukamukontorora ukamwigarurira udacikwa. baraye mu gahoteli burya amaso yanjye wayafunguje iminwa yawe ibyo bintu bibaho. baza kwicara hano bose babuze ibitotsi bigeze gukundanaho gusa uyu musore icyo gihe yari ikirara yarayiyumaga arya akantu suruduwiri imbutabuta baraye hakuno katurori nakubwiye ukeneye tudufilime twacu wajya udusanga ni henshi ku bafatanyabikorwa hirya no hino. wareba nka Junior mu Gatsata muri Sunlight Studio hafi ya Kiliziya, cyangwa ukareba Robert Bright Image Studio ku Ntaraga, cyangwa Masomo WhatsApp Studio Kacyiru kazu k'amazi, Maurice Comfort Studio Gatenga imbere Eglise Vivante, Skype Hollywood Empire. umugore w'abandi yaraye muri hoteli n'umugabo bahoze bakundana ariko bakundanyeho kankomeza nivugira kugira ndebe ko Imana yamfasha ntihagire ikiba. cyangwa ukareba Salongo muri Tunis Digital Sonatube, cyangwa se Aime Cardinali Kicukiro Centre ya Banque Populaire. bose n'abantu basanga n'izi filime kandi ku gihe. Donasiye Fantastic Studio Nyarutarama, Korode Kimisagara ku isoko, Ajay Gulam ku Murindi ku isoko. bose wazibasanga na Bwenge na Kista Gatenga ku isonga hariya, bose bazifite. sabo gusa ijoro ryanze gucya babura ibitotsi. urabiza hari umuntu buriya niyataraye wabura ibitotsi. kuryama byaranze, ikibazo gikomeye cyane, ikibazo cyugarije. sabo gusa ubaye uri Rubavu ukeneye izi filime umuntu uba uzifite kandi ku gihe ni uwitwa DJ Freezy, akorera hariya kuri Brasserie muri New Empire, cyangwa se ukareba DJ Rayshani ya Kabanda Munanira ya kabiri, DJ Alex Kamegeni Studio Kimisagara Kioske na DJ Jumongo ku Gisozi ya ruguru y'urwibutso. kugira ngo umugore nibyo batangiye batubwira ati amabanga ni umwanzi w'urukundo. umugore kubera kumva ko umugabo we hari amabanga yamuyishe, ngo hari umuntu yishe n'iki, byarangiye yararanye n'umugabo bahoze bakundana. amabanga ni umwanzi w'urukundo, ntimugayishanye. hano harurwandika nagiye gushaka umuntu utunganya radiyateri, ndagaruka mu isaha imwe. Radiator kubyuka mu ijosi nta ya sheneti irimo igaragaza ko afite umugabo. mangara sutara nayibonye uyu munsi ngo niko bayita, ntago nari mbizi. kureba hano umugore yararanye n'umugabo katururi, umugore aza hano kureba hano abona agakapu. sibi ni iki nyuma ye bigenze ute? nta kintu muhabonye. umugore yasigaye mu gahoteli ari wenyine, ngo hari umuzimu uri hano. kureba hano hari buje, naho yararanye n'umugabo bahoze bakundana. umugabo yamubwiye ati mbaye ngiye gushaka umukanishi udukorera radiator maze dukomeze urugendo. mfite ubwoba. wakongeramo ubwoba bwonyine yifitiye by'ibyaha yarayemo. abonaga telefone hano, telefone nimero itazwi. telefone iruhande rwayo ari kumva amajwi, hafi ya telefone munsi y'igitanda akawumva amajwi. fata telefone cyangwa se gufata telefone katurori fana yakaboko afate telefone yitabi.
arayifata. Hasi hari cyamukuruye katurore. Hari urwatangiye gukura umukobwa rumwinjiza munsi y'igitanda. Kurura itapi n'amatakira ngo biranga. Kimwinjiza munsi y'igitanda. Ni umuzimu bita tirigoyi. Munsi y'igitanda. Bigenze ute? Kameramani katamanura kamera ngo twirire isi. Ibi ni iby'umugabo yari ari gusoma. Byabaye ku mugore we. Menya birangiye. Wibuka wari uri kubyandika? हमें पता चल जाता कि शाइना उस होटल रूम से फोन बूथ तक कैसे पहुंची. Ati iyo tuza gukomeza ntihagire umuntu mvangira ubu twari kuba tumaze nari gukomeza nkandika twari kuza kumenya buri kimwe cyose yanyuzemo ariko dore bandogoye ntago nanditse buri kimwe. Umugabo ntago yamenye buri kimwe. Gusa ikibazo ndabizi. किसका खून किया तूने रिहान? What? Wishe nde? Iki? Dusomye ko wishe umuntu. किसी का खून नहीं किया. Nta muntu n'umwe nigeze nica. You can at least be honest here. Basi byibura tubwiza ukuri twe. तुम तेरी मदद कैसे करेंगे? Nuduhisha ukuri ntacyo twagufasha. Murder someone. Amani nta muntu n'umwe nigeze nica barabishya. With you guys, do I look like a murderer? Mufite ikihe kibazo murabona cyangwa umwicanyi nta muntu nishe? Aditya bari gushukura mukobwa mushuka ate? किसने इस घर में स्पिरिट को भेजा है? Niwe watwereje iriya myuka mibi. तुमसे करवाया. Remember the gypsy woman? वही लेके गया था ना. Niwe wagiye kodesha uwo murozi uwo mupfumukazi. His life उसे पाने के लिए सब Ye किया. kuko yahoze yifuza ko Shena yamugarukira. Plan, can't you guys see? Ntago mbona ko ari umupangu woroshye. Take this house with us, Rigoy, then look to Shaina as a savior. Turiya mugabo niwe wabipanze byose kugira ngo yereke Shayina ko ari nk'umucunguzi uri kumurinda imizimu. मेरे कपड़े. I mean really? Arashifata n'imyenda yagiye ijyana inyuma y'igikuta ibyo byose ni imipangu ye. Arambishyira. Shaina. Kandi Shayina. She just fell for this nonsense. Nawe arangije apfa kwemera ibyo mubwiye uriya mwanda arawemera. ये हो सकता है. Birashoboka. क्योंकि अगर ये सब उसने खुद किया है तो उसके लिए झूठ बोलना बड़ा ही आसान था कि ये सब उसने अपने सपनों में देखा है. Ati koko ibyo byose bibaye byarabaye byakora kuki se yavuze ngo yabibonye mu nzozi ze ndagira ngo mva amagambo y'umusaza. Then we must find this joke. और हमें उसे बोलना होगा कि कुछ भी किया है उसे वापस ले. क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या कर लूंगा मैं? None ibyavuze byose tubivuguruze yego n'ubundi natandukaniro byatanga byose ni binyoma. Yararanye n'umugore wanjye n'ubundi ubwo yanciye inyuma. Urumva nimona namukorera iki? Ese ni majibura yakoresheje. Even if he wants, he can't reverse it. Then who can reverse it? None ninde wabisubiza inyuma ibyo byabaye? Mva amajwi. Hano bumva amajwi. Gatururi baza begira. Yakangutse. Mva amajwi. Mugabo ati kuvuga ati nge nta muntu nishe barambishyira. Dore isura y'umugore ukuntu yabaye. Mu mutwe hacukutse arasa harimo icyobo. Shayina araryamye. Kandi Shayina ubu uri kubivuga usura dore ukuntu yabaye. Cicike. Shayina araryamye. Subira inyuma. Birebera. Ngo mucicike Shayina araryamye. Yuzuye amaraso. Katururi. Mizimu yirahari. Myuka mibi irahari twabibonye. Bidashidikanywaho. Exorcism. Kwa kundi birukana imyuka mibi mu muntu nibyo bita exorcism. Ntago byoroshye kubona uruhushya rukuramo imyuka mibi mu muntu. Urusengero kugira ngo rupfe kuma uruhushya rwo gukuramo imyuka biba bigoye. Also, I don't think a body can. Nubundi ndakeka umubiri w'umukobwa ntabwo wapfa kwatakwa, wapfa kwemera imyuka mibi yawinjiyemo. Rero mu mutabari cyangwa apfi. Imyuka mibi nimwinjira mu umubiri ushobora kutihanganira guturwamo n'iyo myuka mibi akaba yapfa. Mu mutabari baje gusaba abakozi b'Imana. Umva ngiye mboshywe n'amategeko y'urusengero, amategeko y'urusengero ntaganyemerera gukura mu imyuka mibi nibyo bita exorcism. If we can deliver some kind of proof to the church. Ariko turamutse tubonye nk'ikimenyetso tukireka urusengero rwacu rwose ko uriya mukobwa ari imyuka mibi murimo. We might be able
to convince the archdiocese? bishobora kuza kudufasha rwose kumvisha umukuru wa arikidiyoseze urusengero rwabyimvangamo. none ukeneye ikihe kimenyetso? bazanye kamera. urusengero rukeneye ikimenyetso kigaragaza ko uwo mukobwa arimo imyuka mibi. That takes control of the little girl. zano bazanye n'umukozi w'Imana. I hope we can record the proceeding. ndakeka twebwe dukamere ibyo ngiye gukora, inzira yose ndi buce mu bikamere ndabyikamerera. padiri avayo aza kure umukobwa. ni padiri? Case. We can start. none reka dutangire nimba uri gukamera imigenzo yose padiri ari bukore bayikamere ku buryo urusengero umaje ati nibiki wakorera umukobwa yagaragaza amashusho. kumbe dore hakuno umukobwa ari hano aryamye umutwe munsi y'igitanda. ati guhangana n'uriya muzimu witwa Trigoyi ntago byoroshye no kwitonda. umukobwa dore ukuntu ameze, imitsi yagiye irarega wagira ni imizi y'igiti. Vested on me by the church. nitwaje imbaraga marwa n'urusengero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Show yourself. wakibiwe iyerekane ndagutegetse. kibi kiri mu mukobwa kiyerekana uwo umukozi wayo. Power of Jesus Christ. Show yourself. imbaraga za Yesu Kristo iyerekane. wabwira yacuramye ari gucira inkonda. Who are you? tubwira urinde wa muzimu we. umukobwa ari gucira inkonda do. Name of our Lord. mu izina ry'umwami wacu Show. ndagutegetse iyerekane. umukobwa arahaguruka arimwo n'imyuka mibi. nibyo bavuga ngo umuntu ari possessed. haleluya. kora ku kimenyetso. umukobwa dore indoro muzimu urimo wita Trigoyi. kurura agatebe. icara ducate. umva urujwe umukobwa ari kuvuga. padi icara ducate. amenyo ni nka Skype n'agatwenge. umukobwa araseka. Are you? urinde Tell us. tubwire. hey, What do you seek? uri kubona urashaka iki? uri gushaka iki? Our Father. mu izina rya data Heal yourself. igaragaza uri we. kavayo kavayo gutyo. katururi kazakurino afata utunyenzi atangira kurya n'amasaza atangira kurya umugore we. umva kamera. fata amasaza ararya utunyenzi ararya bariba umugore we. mbega umunyu urimo. Who art in heaven. data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze shaka bibe nyagasani Heaven. bibe mu isi nk'uko mu ijuru udumuga dutunga buri munsi. Passes. tubabarire abaducumura nuko natwe bababarira ibyo twagucumuye. ko yakavuze isengesho kivayo kijya munsi y'igitanda. Deliver us from evil. turinde ikibi. Kingdom and glory forever and more. ni rya sengesho muzi nta kindi yongeyeho nta n'icyo yakuyeho ntabwo mwindushya. Show yourself. ndagutegetse iyerekane. Show yourself. wa nyamaswa wiyerekane. Then wa mugaragu wa satani we iyerekane. show yourself. ndavuze iyerekane God. mu izina ry'Imana. uri padiri umuzimu uramusuzugura. umupadiri menya nta mavuta afite. urongera uvayo bucece unagira ubwoba. dore ukuvayo kumunyenga. padiri areba kano gacayo umuzimu. dore uburyo noneho ukurayo umukobwa n'umukobwa arimo imizimu ari possessed. araza arabanza aragagara hejuru y'uburiri nta kintu kimufashe. umugabo yirebera ngo yishe umuntu yishe niwo muzimu uri kubahiga. katorori byagenze bite? ese umugabo ari umuntu yishe? umukobwa arongera agwa ku buriri. mukozi w'Imana ko ntacyo akora abona afite amavuta. ngiye sinzi. katorori bano babiri barareba. Bloody sinner. wa munyabyaha we bloody sinner. Little boys, they threw out of the DRCs in Milano, did they not? What is this? ibi ni ibiki uri gukora? What do you know? uzi iki? It's not me. It's not true. ntago ari njye ibyo uvuze ntago ari ukuri. padiri umunyabyaha nawe ndakuzi. What was his name? yitwa nde? Mendo.
Fernando kakana ko muri korari ujya usambanya ufata ku ngufu gafite iminwa isa nka pink. Padiri sasa waje kwirukanamo umuntu imyuka mibi nawe ngajya aryamana n'utwana tw'uduhungu yakagombye kuba yitaho turirimba muri korari. Kandi iki ni ikibazo twagiye tugarukaho cyane, za Vatikani inama zateranye ugasanga ngo hari abapadiri usanga bafata utwana duto dusenga mu rusengero tw'uduhereza tw'uduhereza. Ntago ari ukuri, mwana wa Satani, ibyo uvuga ntago ari ukuri, uri umubeshyi. Ni gute watinyuka? Vayo. Come to me, you whore man. Have you not read follow peace with all his men and holiness, beyond which no man... Ngwino hano wa mugabo ufite imyuka mibi, wa mugabo w'indaya n'ubundi ntacyo uri cyo. You have no God. You are my... Nawe ntabwo uzigera ubona Imana, nawe ntabwo uri Imana. Kingdom. You pray to my father, to Lucifer. Ati nawe uri sekibi ubwawe usenga Rusoferi kubera ufata utwana ku ngufu. Nawe wiyita umukozi w'Imana, ahubwo ngwino utwiyungeho dukomeze dukorere Satani, dukora umurimo we. Wibeshya abantu ngo urakijijwe uri padiri. Padiri atangira kuva amaraso. Padiri ava amaraso. Ngwino ndebe wa mwuka udatunganye. Ati Rusoferi nyiricyubahiro aragutegereje, vayo. Padiri bitangira kumuniga. Uyareba avuga indimi ntumva. Padiri biramuniga. Padiri azize kuza nta mavuta afite. Yaje yigeze umuntu ufite amavuta kumbe nawe ngajya asambanya utwana two muri korari tw'uduhungu. Padiri dore ngarasebanya yari yaje avuga ati ngiye mfite amavuta, kiliziya yangiriye icyizere. Isekibi we, imyuka mibi ntago nayirwanya. Afata intwaro ye iyo umukristo acaho. Uwo bahamagaye nta mavuta afite, nawe ubwe yifitiye ibyaha bye. Ahubwo arageze Satani atangira kubwira ati wewe wari urankorera cyane, naye narakubuze wa mukozi wanjye w'Imana, nta nubwo ikuzi ntuzajya mu bwami bw'ijuru. Yesu urashaka guhura n'uriya mugore. Ijwi ry'umugabo rivugira muri uyu. Shagura nawe, shagura n'umugore wawe. Arongera gagaragaruka umugore imbere y'umugabo wareba yirebera kira mu bwoba. Ikasani mwana we nakabazaniye. Rihani we, Rihani ntago nagukoraho, pesi nagukoraho. Riha kiramukwega, kiramuzamura umugore, kiramuniga. Rihani mfasha, dore niwe uzi buri kimwe, mfasha. Rihani mfasha, nimba uzi buri kimwe. Rihani byose urabizi, ndakwinginze mfasha. Umugore aramanuka, inzogera zirirenga. Murazibonye ariko umugore yaragagaye, inzogera zirirenga. Akigagara zirirenga ni kure bajye bavuga. Umugore aragagara amanuka ku buriri. Rihani umeze neza? Nawe utangiye kugagara. Nzogera zirasakuza. Rihani yavuye aza hano, nzogera ziri gusakuza. Rihani nawe ntago ameze neza. Ese Rihani kuko hari umuntu yishe cyangwa baramubeshyera? Yaje kuri no Rihani katururi sakuza. Ni ikibazo mu rugo. Mugore wanjye ntabwo wamutwara, ntibibaho. Sinzi wabwira ninde. Narira. Mugabo yaje anarira. Byo yiboneye mu rugo biratangaje, biririnze. Jya muvuga ngo kandi ngo urugo rwanjye rwagize ikibazo. Shayina wavuze ukuri. Umugabo yaje anatangira kuvuga ngo Shayina madamu wanjye wavuze ukuri. Byose ndabizi, nzi buri kimwe. Byose ndabizi kuko ninjye wabikoze. Wumve, byose ni amakosa yanjye, niko umugabo ari kuvuga. Byose ni amakosa yanjye. Shayina was right all along. Shayina ibyo yavugaga byose ni ukuri. Yaje kuganira bano. Ati impamvu rero nashyize intera yanjye hagati nawe byari byaratewe n'amabanga nari naramuhishe. Umugabo yaje kwemera ukuri. Ati nta mabanga nari narahishe imyaka yose. Ati ni imyaka inihise byagenze biti.
ati ubwo ngewe n'uriya mukobwa Shayina twendaga gushyingiranwa imyaka ine ihise Rihani yaje gutanga ukuri noneho kose. Umva utega amatwi. We were still in Romania. Icyo gihe twari tukiba muri Romania. Reka bagusubize muri Romania ubwo uriya musore Rihani yari agiye gushyingiranwa habura gato gashyingiranwe na Shayina. Mwana wanjye nohereje Mangarasutra uze kuyireba. मामा आपका बेटा स्टूपिड भी है और भुलक्कड़ भी. आपका कोरियर मिलते ही मैंने इतनी एक्साइटमेंट के साथ ये मंगलसूत्र इसे Mama arata nta kibazo nohere nayibonye wayohereje. इतना ठंडा रिएक्शन दिया ना अगर आप Kumbu yari ari kuganira na mama bari muri bivuze ngo uno musore n'uyu mugore imyaka n'isi babaga hano muri Romania mbere yuko bashyingiranwa bashyingiranwe muri Romania niho babaga na mbere basubira mu Buhinde baza kugaruka hano. मोदी तो कुरियर आता ही नहीं ना बेटा ये कोई मामूली icyo gihe bari kuri murandasi bari kuganira na mama asizeyo. छिपा है इसमें दो माए मतलब ati mbaye imigisha y'aba mama babiri. लेकर मैं वैष्णो देवी गई थी iyi nayikuye kwa Vaishano Devi इसकी पूजा करवाई थी bivuze ngo kira kigirwamana iyo Mangarasutra cyayihaye umugisha. कि ये शादी यहाँ इंडिया में मेरी आंखों के सामने होती प्लीज डोंट स्टॉप byakabaye byiza mushyingirana no mu Buhinde imbere y'amaso yanjye. लीव नहीं मिलेगी Mama urabizi ntabwo wama ikiruhuko cyo kuza gushyingiranwa. बड़ा अच्छा ऐसा करते हैं जून में जब हम लोग वापस आएंगे ना तो दोबारा शादी कर लेंगे ati reka dukore ubukwe hano njye n'uyu mukobwa nitugera no mu Buhinde tuzongera dukora ubundi bukwe bwa kabiri basesagure mbega tuzaza dusesagure. Bagiye gushyingiranirwa hano ariko nibasubira ngo mu Buhinde bazongera bereka ababyeyi ibirori bakoresha ubundi bukwe. Mama tuzaza dushyingiranwe twongere dusesagure. Arabyumva muri segonda. हेलो Allo félicitations. सुना है प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हो. प्रणय सूत्र It's the legal name for Kama Sutra. ati numvishe ko ugiye gushyingiranwa n'umuntu umeze ute ati uwo muntu mugiye gushyingiranwa ameze nka za filime z'urukozasoni za Kama Sutra. यानी कि विवाह. Congratulations on your marriage in advance, Rehan. Reka mbe ngwa félicitations kubw'ubukwe bwawe butaraba. Uno musore Rihani agiye gushyingiranwa n'uyu mukobwa yatangiye kwakira telefone y'umuntu umubwira ati umukobwa mugiye gushyingiranwa Shayina hameze rwose nka bamwe bakina filime z'urukozasoni. I'm the guy who's fucking your wife before you were. ati ninde turi kuvugana umuntu muri kuvugana ni umugabo wajya kuryamana n'umugore wawe mbere yuko mushyingiranwa yakoresheje n'iki jambo kibi waseseraga mbere yuko mushyingiranwa kandi bisibyo ese ntabwo yigeze akubwira ko njye nawe twajyaga tugira ahari wenda yashaka kwibagirwa. You know, I can have you arrested for making this obscene. umva wa mugabo wewe uri kumbwira no magambo ushobora kugufungisha amagambo nk'aya kuyavuga ku mugore w'umuntu cyangwa fiancé w'umuntu ntabwo yemewe umusebya umwicira izina. Cool plan. Crime तुम करो और जेल मैं जाऊं. What do you mean? Shaka kuvuga iki? Fuel, Balkan Holdings, Finance Romania. amubwira akorera hose muri Romania. Ring a bell. Who the hell are you? urinde ariko wa mugabo we ndagira ngo wandike adresse z'uwundi we. uwo munsi Ruhani umugabo yaramubwiye ati andika adresse za hano ntuyuze duhure ati ndi umusore wabanje kujya ndyamana n'uwo mukobwa mugiye gushyingiranwa Shayina. umaze kumva umugabo umubwira ati naryamanaga n'umugore wawe yaje kumureba ngikurewe umugiye gutinyuka hamagara ambwira ubugoryi kandi nanjye narakoze ibaba niba ngombwa mukome. Hey cyangwa me n'amakuru wabona uriya mukobwa yaranyihishemo. akati buryo nyakwa kana akati buryo ese ninde katurore yavuye ibintu byabaye imyaka inise. Mr. Khanna. nyakwa kana Welcome. urakaza neza. So good to finally meet you. byiza cyane kuba duhuye. Come. ngwino vayo ninde umugabo avayo ashikura n'umuntu amubwiye ati umugore wawe buriya ngiye uko mbona gutya kumbe ninde Aditya wa undi twabonye wari uri kubwira umugore ngo ngamufashe kugera hano yasanze yamanitse ifoto y'umugore wasa nk'uwambaye ubusa. yasanze ikigabo kiri kuri ifoto y'uwo benda kujya gushyingiranwa yambaye ubusa. iriya foto urabona ngo turabona atari nziza ya Shayina yambaye ubusa. iriya foto ndayikunda ya Shayina pe mfite n'andi menshi ariko iriya niyo favorite yanjye. पूरी मेरे लैपटॉप पर है. ubundi iyi ngiyi nuko nayimanitse hano ari igice ariko ubundi yose yuzuye ndayifite no hasi hagaragara. wumva ukuntu kiri kumwirataho ati ndayifite muri laptop yanjye. umugabo agira mu ubwoba umugore hari abandi bagabo batunze amafu ariko no mu modo ati kubera umugore wanjye ari mu modo biroroshye cyane ko bamufotora ifoto nk'iriya bagaragaza umugongo ariko nta kindi. umugabo yatangiye kudefanda uwo benda gushyingiranwa ni Shayina. लड़की को बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है. I see you've done your research on me. Very good. जो लोग अपना होमवर्क करके आते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ati umugabo aramubwira ati ushobora kuba waramukoresheje nk'umumodo akaba ariyo mpamvu wamuyobeje ukamutwara muri ibi bintu. undi aramubwira ati nkunda abantu bakora ubushakashatsi warakoze kunyigaho nimba ubizi ko nkoresha amamodo. मैंने भी थोड़ा सा होमवर्क किया है तुम्हारे बारे में.
nanjye nakwizeho ngwino ngende nkwereke It's gonna be fun. ngwino ugende urebye nakwizeho uraza kubona ukuntu bishishikaje yarihuriye na cya ditiya Finance gusa reka ngwe gasopo मैं थोड़ा सा slow हूँ मैं. So please bear with me. Yeah? iyo bigeze ku mibare na accountant n'ibintu bya accounting nta kintu mba bizi ariko ngwino nkwereke Detectives do some digging. hano hari ibintu nakoze Very interesting things about you, Mr. Khanna. hari ikintu naje kukuvumburaho इस तुमने अपने fake ID के साथ शुरू की थी. Finfuel, Balkan Holdings. ati naje kumenya ko hari kampani eshatu wigeze gukorera Finfuel, Balkan ndetse n'izindi kampani wagiye ukorera zigaragaza ko ibyangombwa wakoresha gukora muri izo kampani zijyanye n'ibintu bya finance ari impimbano uno mugabo kino kigabo kiramuzi वो तीनों companies actually है ही नहीं. The paper companies. izi kampani ugenda uvuga ngo wagiye ukorera ngo ndetse wazikozemo neza cyane izi kampani ntago zibaho uno mugabo bigaragara ko nawe umutubuza ari ukuntu abaragiye akavuga kampani yagiye akorera kumba besha izo kampani zitabaho kugira ibonera akazi. It's amazing. none ufite ibipapuro bigaragaza ko wakoze muri izo kampani biratangaje. तुमने इन कंपनीज को स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करने के लिए खोला है. izi kampani wazishyize kuri stock अपने existing American company के shares खरीदे. urangije usana n'imigabane yawe ngo wari ufite muyizana hano utangira gutuburira abantu. ntago nzi ibintu bijyanye no wenda no ku bankinga cyane ibintu bijyanye na banki. जो यहाँ रोमेनिया में illegal है. gusa bino bintu ni icyaha gikomeye cyane hano muri Romania. और वैसे भी मैं इस कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं. umva ngende umukozi usanzwe wa kampani witangira kumbwira amafuti nkayo. ये सब तो पुलिस तुमसे. sari kamamagare polisi nyikubwire gukurikirana imenye koko nimba byemewe. जिम्मेदारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी ना. nk'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubukungu ugomba kubyirengera. सब यहाँ इस लैपटॉप पे है. mfite ibimenyetso hano muri laptop. Have a drink. icara hano urebe unywe n'akantu byose ubirebe ndagufite. cyamwiyemeyeho n'umugabo menya nawe yaragiye atuburaho. gusa bo nta muntu ubaho ataratubura. shanga kurira kampani yarabeshye. This is the post Lehman Brothers economy. umva ibintu nago nabirya muvandi. There's a huge liquidity crunch in Romania. ndetse n'amakampani akomeye cyane binarabikora kabeshya ko hari amakampani yagiye akorera. कि चोर वही होता है जो पकड़ा जाए. ndabizi umuntu umuntu amumenya byari uko yafashwe. पकड़े गए. ariko umenye ko we wamaze gufatwa ari handi. सालों की होगी लेकिन सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी. bashobora kugufunga iteka ryose. ndetse n'akazi kawe kakaba kararangiye ntuzongere kugira ngo ubone akazi bitewe n'imyaka wafunzwe. none urashaka iki? urashaka iki kugira ngo utankire ahagaragara ko hari impapuro mpimbano nanjye nagiye nkoresha mu kazi kanjye? urashaka iki? ntabwo nari nzi ko uri buze kugera aho mbaza gutya muvandi. utangiye kuba umunyabwenge hano. umunyabwenge pe. ndagira ngo kino gitekerezo cyo gushyingiranwa n'uriya mukobwa ukibagirwe. uriya mukobwa umundekere Shayina abo wanjye. njye nawe twibanire twishimye umwange. tubane mu buzima umunsigire mu buzima busanzwe no mu buriri abo wanjye. nurangiza ufatire laptop yanjye irimo ibimenyetso byagushyira ahagaragara maze uyitware uyijyane uyitunge. naho ubundi nutabikora ninabikora witegura igiriza. ubundi urakeka umuntu nkanjye byanwara igihe kingana iki kugira ngo uriya mukobwa mwigarurire? ndabizi uko byagenda kose azangarukira. kuko nindamuka mweretse ko uri umutubuzi ujya ubeshya hari impapuro mpimbano wakoresheje ntazigera yongera kukwizera. nyakubahwa Kana, ese urashaka kumenya uburyo umugore wawe anyizeramo bihambaye? nimba ushaka kureba ukuntu umugore wawe anyizera ngwino nkwereke. kiragutya reka nkwereke uburyo naryamanagamo n'uwo twahoze dukunda atangira kumwereka amafoto aryamanye na fiyanse we. ntabwo uriya mugore wawe yari azi ko nubwo twaryamanaga nabaga ndi kumufata amashusho na videwo nta makuru afite. yari afite inzara y'urukundo umugore wawe shaho. ubwo nawe urabyumva yari afite inzara y'urukundo. rero byaba byiza uvuye mu nzira cyangwa nkwikurire mu nzira maze ibintu bihinduke njye nawe. abona ikigabo kiri kumwe n'umugore we. kibonye ikigabo arababara fiyanse benda kurushinga arabura umunsi umwe. abona amafoto kiri kumwe nawe. va mu nzira abona ibintu twagiye dukora njye nawe. najyaga ngira gutya ngafata akaboko kamwe ke k'iburyo nkakazirika ku gitanda n'akandi ngakazirika hakurya gitangira kumubwira ibyo cyakoze. amaguru ye nayo ngafata nkazirika hakurya hakuno. icyakurikiraga urakiza afata laptop akubita umugabo mu mutwe rimwe. umugabo yitagagara
cyamubwiye amagambo kimurakaza, kimubwira ibyo cyakoreye umugore wawe, uzi ibintu twakoze. Ararakara, ashiduka yagikubise laptop ku mutwe. Yayigikubise rimwe kubera umujinya. Ni kwa kundi ugira umujinya, ushobora no kugira umujinya wakwivamo ikofe rimwe umuntu akayita apfa cyangwa n'urushyi. Bibaho cyane, genda biza. Naramwishe, narabikoze pe, naramwishe, naramwishe. Yarabibabwiye byose, gusa nawe si byari ubushake. Yavuze ukuri. Ubwo uriya mugabo w'umupfumu yari ari gukora buriya bugeni bwe, agerageza kubushyira ahagaragara, apfumura yerekana ibi. Nagize ubwoba ko ibinyuma byanjye bibuze nabyo kujya ahagaragara. Gusa icyiza ni uko uno mugabo yabonye ibyo Shaina yabonye. Katurori ati ibyo Aditi yabonye, Aditi yahoze ni umwuka. Bivuze ngo uriya mugabo ni umuzimu. Aditi twahoze tubona ni umuzimu. Bivuze ngo cyagiye umugore ubwo yabaga ari kugenda yivugana, bavuga ngo urukiko rwarakubwiye ngo ujye ugenda kure metero 100, nta muntu abandi babonaga baga ari umuzimu. Umugore cyajya ahura na Aditi yabaga ari umuzimu, do nta muntu wabaga uhari. Umva iminota yawe 10 yatangiye, kumbe nta muntu babaga bari kumwe, ni umuzimu wa Aditi. Ntago ari Aditi wanyawe. To umugore yagendaga wenyine azinga kurikiye umuntu, kumba kurikiye umuzimu. Abandi ntibabonaga Aditi, ariko umugore yaramubonaga. Bivuze ngo na Aditi waje kwihorera. Na cyagiye bajya ku mupfumu. Aditi nicyo cyagize gutya kiragenda kikunigira umugore. Na cyagiye bari kuganira, nta muntu bari bicaranye, ni umuzimu. Akimara gupfa nanjye ntago nabyumvishe, byaramucanze. Yashidutse yarakaye kubera amagambo cyari kiri kumubwira kimusimbura. Mu mugore dusubirane ibyo twakoranye iki. Ashiduka yagiteye akantu kiramufata. Umva niyo napfa nta hundi bugi, ari bigabo bifite imitima ikomeye. Iri ntago ari ryo herezo, niyo napfa ahubwira ni itangiro. Niyo magambo cyamubwiye, niyo napfa iri ntago ari ryo herezo, ahubwira ni itangiriro. Musore yageze mu bwoba umunsi amaze kukica, ati zambereye inzozi mbi. जिस आदमी के हाथों आदित्य का खून हुआ वो मैं नहीं कोई और था. Na nubu najyaga nimvisha ko umuntu wishuriye mugabo atari ngiye ashobora kuba ari undi muntu pe. Nanjye ubwanjye ntago nabyumvishaga. Ubwo numvaga ubuduwa bwa polisi buza, naravugaga ati se ubu ngubu ntibaje kunyambika amapingu. Nkakora uko nshoboye kugira ngo ngerageze gusibanganya icyuho. Ati nanubwo nigeze mbwira umugore wanjye ibya Aditi yawe ko yari kumbaza buri kimwe. Sinashakaga guhomba umugore wanjye. Ati uriya mugore yaramaze kwanga abantu bose, dore ko atari n'umuturage wa Romania. Yaraje anafata umurambo arawushyingura. The owners of my rented apartment were making a fake wall to hide all the water seepage. Ati naragiye ngo urukuta rwa pirate aho twari dutuye mishamo ibintu byose byuriya mugabo, nacyaya ko byankoraho imyenda asibanganya ibimenyetso. Nyimara gusoma bira byose nesemenya umpango wa Aditi. Ati nasemenya ko uriya mugabo atagombaga gukora kuri uyu mukobwa wibuka imizimu ngo itinye Mangala Sutra. Ntago uriya muzimu wa Aditi yagombaga gukora ku mugore wanjye yambaye Mangala Sutra, niyo mpamvu wabanje kumukora Mangala Sutra. Ati nacyajye bajyana muri hoteli, umugore yabanje kubika Mangala Sutra. Arangije atangira gukontora umubiri we, arangije aburishe Mangala Sutra. Iyo ufite Mangala Sutra ntago wigeze ubona imodoka, none ubonye imodoka Mangala Sutra irabuze. Bivuze ngo iriya mizimu itinya umuntu wambaye Mangala Sutra. Ubu none nangiye kumenya buri kimwe cyose uko byagenze. Njya gusanga uriya mukobwa hariya, asanga umukobwa arufa amaraso, nayo imodoka bayikuye hari umuriro wari watwikiwe. Aditi yaratangiye gukontora umugore wanjye, ndetse umugore yagiye naho nashyinguye Aditi, aracukura umurambo w'umugore. Arangije umugore wanjye atwika umurambo wa Aditi. Mbega yakweho ibintu byose byamutandukanye n'uriya mukobwa. Ibi byose ninjye byishinja, ninjye wabikora umugore wanjye, ni amakosa yanjye niwe wishe umuntu. Barabyumvishe, yamwishe atabishaka.
ni hano wirakara wikwirakarira ndetse n'umuntu wari wese aramutse ariwe yabikora. Umuntu ashaka kubwira amagambo nk'ariya ku mufasha wawe wa nta cyatuma utivamo akantu. Shayina gusa muri kano kanya aragukeneye. Muri kano kanya niwe wenyine wamutabara ukamukiza ese. Ese mani ntabwo ibona byose nabihombye. Aditya yansinze. ठीक नहीं कर पाया तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा और अगर शाइना ठीक हो गई तो ये जान जाएगी कि उसके पति ने खून किया है. Ati ninatabarura mugore kira kigabo kiraza kumwigarura cyamaze kumwinjira mu bibiri kimutwari. Nanone ni mutabara umugore wanjye tuzabana ziko ndi umwicanyi. Icyo kibazo yabuze icyo akora. Chanze arakora iki? Katururi icyaha aracyemeye gusa nawe byaramugwiririye. Kumugira gutya nyine wakubita umuntu akantu wumvaga ari ibisanzwe bitewe n'umujinya nguteye akahita acaho. Umuntu burya nubwo umuntu akomera umuntu burya aranoroha cyane. Ati cyari kiri hagati yanjye nawe ubu kirarangiye. Ndasa nk'uwatawe njye nyine mu nguni ya nyuma. Yaje yicara na umugore we. Umugore we arimwo imyuka mibi. Ati bwa mbere yabanje gushya inzu yanjye n'umutima wanjye byose byakongotse biri hasi. Ati banga nashyinguye umutima wanjye niko karirimbo. Wibuke filime bayise Lazi bivuga ibanga niko nabonye. Ati iryo banga nashyinguye umutima wanjye ryamaze gushuka amaso yanjye. Dore umugore ukuntu ari gusa. Arakora iki? Katururi arakora iki? Umuzimu wigaruriye umugore we watwaye umubiri we wose umurimo zano. Kobwa ryamye hano sura dore ukwisa. Ati kuri njye uracyari wa wundi ntacyahindutse. Areba umugore w'ukuntu isura isa ikibazo. Sa nabi cyane si yareze. Karacyari Lazari boto. Yararize byose yabikoze akunda umukobwa. Kinguza ashaka atangira kukubwira habura umunsi ngo ukore ubukwe kubwira ibyo yakoze akwereka amavideo akwereka amashusho. Ntago wamuhereza ntibibaho ntiwamupfushiriza. Ati Shayina numvisha ibyo wavuze nanjye ndabizi buno wanyumva. Twarahiye ko njye nawe tuzabana tukanapfana ariko narabyibagiye ibyo byose. Gusa ndarahira ko ndibuze kukugarura. Ararahira. Niyo byansaba ko ubuzima bwanjye mbushyira hasi ngo bugende. Aturore. It was important to meet outside the house. Byari byiza cyane ko duhura hanze y'inzu. Kuko iriya myuka mibigira amatwi akomeye cyane. Yaje anatangira kumwereka igitabo. Iki ni igitabo cyitwa Hanuman. Atangira kumubwira bya bigirwamana na Lord Vishnu Sahasranam. Ni iki kigirwamana gifite imbaraga zikomeye cyane. Iyi niyo mitongero buze gukoresha uriya mukobwa umukuramo imyuka imurimo. Umugabo nawe ibyo yasomye mu gitabo nukora bino imyuka miri mu mubiri wa Shayina iraza kumuvamo. Gusa hari kondisi imwe ugomba gukoresha.
ati mbega iyo mitongero ugomba kuyivuga nta karuhuko, ukayivuga umusubirizo mbega uguruka nta kintu kiguhagaritse nta kikuvangiye, ukayivugira rimwe imitongero igomba gutuma uriya mukobwa umukura imizimu murimo. Ndabizi imyuka mibi ya Aditi iraza kugerageza kuguhagarika, gusa niba ushaka gutabara Shayina ano magambo ya mantra yose ugomba kuyavuga. Katururi bayavuge nta kintu kibavangiye, barebeka imyuka uriya mukobwa imuvamo. Om Shantakaram Bhujagshayinam. Baza kuvuga imitongero. Padmanabam Surya. Vishwadharam Gagana Sadrisham. Megvarnam Shubhangam. Urayumva? Shmikantam Kamlananam. Shmikatam Kara. Bantu mufite imizimu cyangwa abantu wanyu bafite imizimu, muboroke bino bintu mugende mu bibavugireho, baraza imizimu iraza kubavamo. Mifate umutwe. Om Namo Bhagavate Tasmai. Urayumva ariko? Makam. Purushaya Divijaya Pareshaya Bhidhimahi. Yasmin idam yataschedam. Arabivuga. Aramutongera mukuremo imyuka mibi ngo agomba kuvuga nta kintu kimuvangiye ngo kimuce mu ijambo. Akiri kwivuga umukobwa arakanguka. Nakubusiwe ni iki murimo na Aditi yo murimo. Musimu wa Aditi ko yagasomye imitengero umukobwa avayo. Uyu arayisoma yitonze, arayisoma hagize ikimuvangira kikamuca mu ijambo atararangiza iyo mitongero ntacyo byatanga, agomba kwisoma paka yirangije. Uyareba imigozi imuziritse bamuhambiriye, urumuri rurabanza ruvaho, nicyo kintu yabanje gukora yitonze. Bushe zose zirazima, zirazima. Iracyasoma, cyasoma bamuziritse umukobwa umuzimu n'umuzimu murimo. Kingura urugi, kingura urugi hariya. Uyu kugera hano abona umuzimu arikinga, cyababwira arawubona. Mu nzu wa muzima arawubona wa Aditya, muzima arawubona inyuma ye, karasakuza kanagapa. Kanaga ni umupfumu nako kamukaramunaga Zan akomerezo yarageze. Meze neza, meze neza. Uyakomeza kuyivuga, arayisoma, arasoma komereza uri yarageze, arasoma, arasoma imitongero, aramutuka, 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 arasoma nta kintu kigomba guhagarika iriya mitongero, arasoma kiramwohereza arakweba. Shaka amazi ashyushye, kiramutuka. Sore yarasomye, arasoma, umukobwa agira aratuza. Tururi myuka irangije iramuzamurira iramukwega, arahagarara yemye. Umugabo aracyasoma, cyasoma. Wa muzimu umuvamo, aracyasoma agira ubwoba, aracyasoma ni igitabo cyose. Soma muzimu wa Aditi uri hano, umuzimu uraza kugerageza kumuvangira. Umuzimu uravugiriza uramuvangira, uramuvangira nawe uracyari gusoma. Umuzimu uramureba Aditya yagukiniye twinshi, uramuvangira. Mwibuke murabona pani yagarutse, imizimu iramuvangira, mucanganya, iramucabiranya, akabati kavuyo karamutera. Mucabiranya kandi kabati karamutera, kiri kumwoherereza. Turore akandi suri yanze kuva ku bintu agomba gusoma nta kimuhagaritse. Simuri guseka, yarasomye kandi kavuyo karamutera, umukobwa agwa hasi. Aracyavuga, aracyavuga. Kumbe mushuti yaraje aramufasha, arakomeza, yaramufasha arakomeza, yaje aramufasha. Rihani ni ugufatanya, nta kintu kigomba guhagarika kuvuga iriya mitongero. Muzimu bawusomeye imitongero, bawusomera, mwe bavuga ngo umuntu bamusomeye
ngo yansomeye shawu ni ibiba bavuga. None akubwira tuzi ukuntu yansomeye. Uzamenye ko uwo muntu impamvu bamusomeye hari imizimu yari imurimo. Uyu nawe baramusomeye hari imizimu murimo. Hano havayo igiti. Ibiti bivayo birikwega, ni imizimu iri kubyohereza. Karaseka kivayo kinjira umuntu. Ikindi kiramwinjira. Ikindi mugongo. Rwose umuzimu urayica. Yavayo. Mpagurutse. Ibiti biramwinjiye. Rwose wa mbere karawuciye. Taturune. Amani mujyane kwa muganga. Bihana ntabwo nagusiga. Ibisigaye ndabyitaho. We mujyane kwa muganga ibindi ndabyitaho. Garuka hano. Kirana urugero mukubita. Umuzimu uri hano ntusanzwe. Ntubaho. Uramuturisha. Rugi. Bucece. Ntagabona sheri we. Amatara yasubiyeho. Kumva amajwi. Kumva amajwi mwana yumvishurira. Mvurira hano. Sayigira. मैंने कहा था ना तुमसे रिहान. Ese sina nakubwiye Rihan. क्या हमें अलग कर देंगे. Ko aya mabanga yawe azadutandukanye sinabikubwiye. None dore twatandukanye. ले जाएगा वो मुझे. Agiye kuntwara. Ubwo aravuga wa muzimu. My soul with him. Agiye gutwara ubugingo bwanjye butware. Avayo. Ntabwo ndi butumere ikikubaho. Ntabwo yagutwara. Yaransinze bwa mbere ko ntabwo yatsinda we nagutsinda. Nta nubwo ari rimwe nzagutsinda nzahora ngutsinda. Uri ikigwari Rihan. Uri ikigwari. Wishe watwaye ubuzima bwanjye kugira ngo wishe amabanga yawe. Urangije ushingura umurambo wanjye. Wari ufite n'ubwo bwo kuza muri Romania uyu mugore wawe niwe wagwatiye ngo muze muri Romania kuko wari uzi byose wakoze wari usize unyishe. Niwe watumye nkwica bitewe n'amagambo mabi wambwiye. Gusa uyu munsi ntabwo ndibugira ubwoba Imana yanjye turi kumwe. Nako nagavuze Imana imwe n'Imana nyinshi. Imana yawe yapfuye we. Nimba Imana yawe ibaho ni gute naba ndi hano kandi narapfuye? Nimba ari Satani nkayo hari n'Imana igomba guhagarika. Turaza kubibona. Ntabwo yigeze amagarika. Ubwo nafataga shani yawe nkamukuramo imyenda ko iyo Imana itamagaritse. Namutwaye mu cyumba cyanjye tangira kumushotora none y'amagambo. Ntabwo yamagaritse. Ninjiye mu mubiri wenda wigarurira ntabwo yamagaritse. Ntabwo yamagaritse. Ejo mu gitondo uzatwara ubugingo bw'umugore wawe ntabwo azamagarika. Caharari. Kandi urabizi Rihan icyo natekerezaga ni nimba Imana iba ishobora kumeze nk'aba bapolisi muri za filime za kera bamwe baza birangiye. Ntabwo ibyo bintu ari byo bihimbye. Nimba ugira ndakubeshya usubize inyuma ibisome. Ati Imana ishobora kumeze nka za filime za kera baba bapolisi babagamo baza ibintu birangiye. Bivuze ngo Imana ishobora kuba nayiza birangiye. Niyo magambo kiri kuvuga. Uyu yareba kure akabona kiryamanye n'umugore we. Ibyo kiri kumwereka. Nawe irebere. Rihan umusore nkawe w'umwana mwiza ntacyagufasha. Aditya w'umuntu mubi. Cyamye mu buri wawe ndi kumwe n'umugore wawe uri kutubona ariko nibyo kiri kumwereka. Ibi byose ndi gukwangiriza icubahiro Rihan kuba ndi kumwe n'umugore wawe turi mu buri kutureba. Buri mugabo nyabaki ubona umuntu ari kumwe n'umugore mu buriri ntagire icyo akora. Warakaye noneho? Rakara. Uzi ibyo nakoze? Baye ndi wowe natura rino tara. Agenda ngakubita ku mutwe w'umugore wanjye nkamwica. Rihan bikura umugore wawe genda umukubita umwice. Dore kuguca inyuma. Ndabizi urashaka kubikora Rihan genda umwice. Fata rino tara ukubita umugore wawe ku mutwe umwice ari kuguca inyuma. Uri ikigwari. Terura itara ugende wica umugore wawe. Kubite ku mutwe. Uri ikigwari terura itara. Terura itara koko. Vayo. Ahubwo ari kubita hasi ntago yabikora. Ntago yakwicira umugore. Ukora iki?
ibi ntabwo ndi butume biba ये जगह नफरत नहीं बनने दूंगा तुम्हें ntabwo ndi buze gutuma umutima wanjye wuzura urwango और जब तक मेरा urukundo rwanjye rwo rwuzuye umutima kandi urukundo ni rwo mana yanjye hey katururi kumbe nibyo cyamwerekaga mu nzozi dore aho bakiri baracyari gusoma uyu yarasomye aramusomera uriya hari umugozi umwe utaracika aramusomera katururi uko amusomera dore ibibaraga uko amusomera dore imbaraga ziri kuva mu mukobwa byavuyemo biza hakuno katururi kote riragwa kote mu kugobona ya mangarasutra wibuke ngo umugore yabaga yambaye iriya mangarasutra ntago imyuka mibi yabashaga kumuvogera cyangwa se kumusagarira yarayibonye imbere ye yaracyari kwisaza mpamvu imyuka mibi yamufatiranye ntago yari yambaye mangarasutra yarayibonye satira umugore satira umugore arimo imyuka mibi arangije aramufata yitonze aragafata umujinya mwinshi na ya mangarasutra arayigafatisha arakazirika yarakaziritse na mangarasutra dore ngo karasakuza kumena rwa rugabo rumurimo rwa muzi umurimo binaga hasi aragafata aragambira na ya mangarasutra imisimu yanga ari amasheneti katururi kararumaranga nagarekura nagava kwizima aragafata yakaziritse mangarasutra rebe tururi ibintu waracyasoma karafashe biranga kararuma biranga kararuma umutsi arakazirikaye arayifite zimu yangire sheneti kimukubita imitwe urabona ari umugore kumukubita ariko ni ikigabo kimurimo kubona ni umugore umukubita ariko ni umugabo murimo nawe yanze kurekura uzimu ni ukugukubita umutwe ntabwo wagushyiramo imiyaga bibaho yarakaziritse akazirika imyuka mibonye bikomeye imuvamo icishene imuvamo imyuka yabonye byanze imuvamo imyuka yaciyeho katururi imyuka yaratorongeye iva mukobwa umva urusaku rw'imyuka shwanyagurika irashwanyagurika umugore yamukuye imyuka mibi gusa muzimu uramwahagije shawu muzimu umutesheje umutwe ese uragiye cyangwa sinzi ibi byose ni agashenete kabikoze kwereka iminsi yaragiye iricuma umugore ari hano meze neza nyuma y'igihe urabizi nta mvura idahita utekereza iki shayi twazaga hano ikiyaga cyose cyangwa cyagiye cyagagaye cyakonje none dore urubura rwose rwarashonje baje hakiri urubura none urubura rwarashonje yego ko urubura rwaje gushonga barasubiranye umugore amenye impamvu umugabo yishe umuntu nuko bari kumuvuga nabi bamwereka video bari kumwe niyo mpamvu bicaye hano bakomeza none akazi barigisi baje gukora muri Romania mwibutsaga filime bakitaga Lazili Boto yari rocking ibisanzwe kirabiranya Imana ibaho umugisha cyane cyane ndabakunda ciao ciao ऐसी है ये गहराइयाँ साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा जितनी भी जोर की हो आंधियाँ राज आँखें तेरी
जीने का तू सहारा, तू ही रोशनी, कहता है हर सितारा मेरी तू चांदनी। हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, धूप हो तुम मेरी, छाँव भी हो तुम ही, पास हो तो दूर है तन्हा।